n'uwari umukinnyi wabo Abdoulaye Diallo. Niyo mpamvu rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Tade Twagirayezu, tubahaye ikaze mu rubuga rw'imikino. Urakoze cyane Rigoga. Mwaramutse neza president. Waramutse. Utwemerere duhere kucyo iyi tariki ivuze uyu munsi mu Nzove mu ikipe ya Rayon Sport ni ku mutoza Afahamia Latif. Ese mwamaze gutandukana nawe byeruye nyuma y'ibihano yaramazemo mu gihe kigera ku kwezi? Hari hashize ukwezi n'ubundi tumuhagaritse by'agateganyo nk'uko wari ubivuze mbere. Twamuhagaritse by'agateganyo bitewe n'uko amasezerano ameze. Rero ni agateganyo nyine. Uyu munsi rero nibwo turi buze kuganira ku mikorere n'imikoranire yacu nawe, niba tuze gusanga koko dushobora gukomeza cyangwa se twamuhagarika. Uyu munsi dufite inama saa 8 nawe ku byerekeranye n'umusaruro yatanze, ese urakwiye, ese ntukwiye, ese nyuma y'uko tumuhagaritse umusaruro byagenze gute. Nibyo turi bushingireho, tukaza rero kuganira nawe niba ngombwa, tukareba ko wenda yatanga ibisobanuro bizima, cyangwa turebye ibyo turi buze kuba tubona mu byabanjirije yuko tumuhagarika ari byabaye nyuma, ubwo biraza gutuma dufata umwanzuro. Perezida, bivuze ko uko amasezerano twabonye yavugaga ko mu masezerano ya Fahamia atagomba, mu gihe umusaruro utari mwiza atagomba guhita yirukanwa, ahubwo kwirukanwa kwe kubanzirizwa no guhagarika ukwezi, ariko ku kwezi kugasobanura kwirukanwa ntago ari byo. Oya, kuko ntabwo bishobora no kwirukanwa kuko twaramuhagaritse biturutse ku musaruro muke, performance yari hasi. Uyu munsi rero turongera noneho, ese ko twamuhagaritse nyuma yaho byagenze gute, ese mbere yaho byari bimeze gute, nyuma yaho ngo turaza kureba nyine igikwiye. Uyu munsi ntabwo bivuze ko ahita yirukanwa, ntabwo kumuhagarika byavuga ko ahita yirukanwa, ariko noneho kumuhagarika bishobora gutuma ahita ahagarikwa buryo bwa burundu bitewe n'igihari, umusaruro umeze gute, wari umeze gute uyu munsi. Bivuze ko amasezerano yameze. Hanyuma mbibutsa ko hari article ifunguye igaragaza gutandukana ko uruhande rumwe n'urundi, ko uruhande rumwe rushatse gutandukana n'urundi ruha amezi 3 y'imishahara. Ubwo twaherukanaga tubwiraga ko muri kureba uburyo ayo mezi 3, kuko hari n'abavugaga 5 angahe hano muri Radio Rwanda dusobanura ko ari 3. Yego, waradusobanuriye unatubwira ko muri gushakisha ayo mafaranga. No kuvuga ngo amafaranga ntayo mwashatse, kuko bishoboka ko aza mu biganiro muza kugira ashobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Sinzi impamvu uvuze ko tutayashatse ayo mafaranga. Dushobora kuba hari, dushobora no kuyashaka tukayabona no mu munsi cyangwa mu minsi 2 no mu cyumweru, ariko ikiri buvemo mu nama y'uyu munsi nicyo kiri butwereke aho turi buki. Ese President, ndaza kukibamenyesha. Iyi nama iraba yasesinga iki? Uburyo Aruna Feruzi umusaruro yagize, Rene technique iri buze kugaragaza abakozi staff babibonye bate. Dufite directeur sportif araza kuduha uko yabibonye, dufite abandi ba technicien muri equipe, dufite abanyamategeko kuko ibyo byagiye bigenda. Ibyo byose nibyo turi burebere hamwe. Noneho amakuru yavugaga ko muri gushaka umutoza mukuru rero ntago yariyo, kuko niba hakiri urume yo kuganira. Urumva niba turi muri 50-50 50-50 kugenda cyangwa kugaruka, urumva ntabwo bikubuza kuba wa projecta izindi gahunda ufite imbere. Ntabwo wavuga ngo ntabwo yariyo. None Afahamia no kuvuga ngo hari 50 y'uko uyu munsi ibiganiro biza kuba ashobora kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Nakubwiye Rigoga, reba imyache zabanje, wenda reka ngushigereranya match zabanje 3 mbere yuko ahagarikwa, urebe na match zakurikiyeho 3 mbere yuko nanone cyangwa enye mbere yuko ahagarikwa, nyuma yuko ahagarikwa. Nawe nibaza ko dushobora kuguha wenda igishushanyo kibihari. Aho ngaho niho hari pourcentage nyinshi. Bisobanuye ko aza kugenda ni kuri tapi tureba cyane ku mutoza. Jewe rero ubwo nahita avuga ngo muraza gutandukana n'umutoza Fahamia Latif. Nakubwira ko ni inama nikigiye gukora iraza kubyigaho. Reka twigire ku bihano mwafatiwe ku munsi w'ejo. Ubwo twaherukanaga rwose mwatubwiraga ko ibiganiro bimeze neza, umutoza Robertinho nibivugwa ko yatanze ikirego muri FIFA atari byo, ariko ku munsi w'ejo twabonye ibihano bya FIFA bishimangira ko Robertinho yareze ndetse ikipe ya Rayon Sport yahanwe.
itemerewe kujya ku isoko kandi hari amakuru avugaga ko bitewe na effectif mufite mu kwezi kwa mbere mwifuza gusubira ku isoko ibya Robertinho bihagaze bite ndetse na rutayizamu Abdoulaye Diallo? ntabwo nigeze mvuga ko nani Robertinho atatureze no yarature nabagiraga ahubwo ko tutaragafatirwa ibihano. Uyu munsi rero noneho ibihano byasohotse ariko reka nkubwire muko wenda mu buzima bisanzwe ugenda uhura n'ibibazo ukabikemura n'ibisubizo bikaza. Uyu munsi dufite ikibazo imbere yacu cya Robertinho ko na Diallo ko tugomba kubishyura kugira ngo tubashe kongera gukomeza gahunda zacu. Ndibaza ko ndagira ngo mbwira abari ko nta gikuba cyacitse, tuzongera kongera kwinjira ku isoko ryo kugura abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Reka ndetse nababwire jewe nyinjira muri equipe nasanze harimo ikirego cya hari ingingo ndetse baranatubandize nk'uko nguko harimo miliyoni niba ari 10 na zingahe. So turazishyura iyo umaze kwishyura bahita bagukuraho ukakora akazi kawe. So mu byo turimo gutegura byose turategura ko mu kwa mbere tugomba kuba ndetse bitureze mu kwa 12 tugomba kuba twarangiza ikibazo cya Robertinho kugira ngo mu kwa mbere tuzakomeze gahunda zacu neza. Ndetse n'Icyajaro sinzi wenda niba ari ikintu kimbazaho n'ubundi nabijyaniraga hamwe nyine nimba mwiteguye kuza kubishyura kugira ngo ibihano bikurweho. Twiteguye kubishyura gusa yenda Robertinho murabizo twamuhagaritse igihe nawe yagiraga umusaruro muke mu kibuga ndetse bitewe n'uburwayi nawe yari afite yaravuzwe bihagije. Jaro nawe twari twamusinyiye kontra y'amezi twari twamusinyiye nanone mu kwa mbere amezi 6 bigaragara ko nta n'umusaruro yigeze aduha. Hari umwe mu bayobozi wacu bari wabagerageje kutubwira ko wari wabagerageje kumukontakta aramuzana tubona ndabyibuka mu nama twakoze twasanze nta musaruro dushobora kumubonamo mu bushishozi twari turimo nka komite ariko umwe muri komite natubwira ati mumushyiremo tuzareba ikibazo ko kimeze. Yewe ndamwishinja ariko genda nibaza ko wenda arahari azagerageza gukemura ibyo bibazo. Bivuze ko kuri Jaro utiteguye muri Jaro mu ijambo rimwe hari wari wamwishingiye avuga ko amushyire mu ikipe azishyura amafaranga ya recruitment ya prime de signature. So none ntabwo yabikoze n'ubu ntarabikora ariko turaza kugerageza kugira ngo twongere tumwibutse inshingano kuko niwe wabikoze kuko yagibuka ko twebwe ubwacu twumvaga bitari ngombwa. President nimba ntacyo bitwaye yaba ari nde hanyuma ayo mafaranga natayishyura bizagenda bite? Si ngombwa kumutangaza mu itangazamakuru nta mpamvu natayishyura ubwo urumva hazaba harabayeho kuba niba nabyita ko yaba yaratubeshye cyangwa se wenda yaribeshye mu kuvuga ubwo rero rizabyirengera ariko azaba asa naho atujuje inshingano ze. Ntabwo ari byiza ko watanga commitment ntuyirangize ntabwo aba ari sawa. Ariko ni president ayo mafaranga yose hamwe imbumbe haba ari aya Jaro na Robertinho nangahe? Ari miliyoni 30 gutyo nimwe cyangwa gutyo 30 zarantura aho ngaho. Ko ya Robertinho ari miliyoni 30 kuko ni 22 by'amadolari ya Amerika ni 500 ngire ngo ubwo ya Jaro ari munsi ni make cyane. Mara Jaro ni amadolari 500 niko nibaza. Hanyuma president hari abantu bavuga bati no gusezererwa kwa Afahamia mu gihe mutarakemura nibi ngibi byaba ba Robertinho na ba Jaro ati hari igihe nabo yasezererwa ugasanga arabareze wenda bikarangira nawe hari uburyo FIFA itegetse ko mu mwishyura amezi yose yarasigaye muri kontra ye ndetse wenda n'ibihano byo kutagura abakinnyi bikaba byakwiyongera. Hari ibibazo bibiri nshaka kubabaza. Icyambere kirabaza ngo ese koko mwaba mufite itsinda ry'abanyamategeko mwizeye neza aho abantu musezereye cyangwa mutandukanye batazakomeza kubateza ibibazo? Kuko n'ubwa mbere na Robertinho asezererwa abantu bumvaga uko bisobanurwa mu itangazamakuru rwose nta kibazo bizateza. Icyambere ni ukuvuga ngo ibyabaye wenda tubaye tubiretse uyu we nimujya gutandukana Afahamia ntibizateza ibindi bibazo mu buryo bw'amategeko. Icyo ni icyambere kureba niba kontra ye yarizwe neza mu buryo bwo gutandukana. Icya kabiri ni ikigusha ku buryo bwo gukemura icyo kibazo noneho muri correspondance muzagirana na FIFA kugira ngo mutazakomeza kubaningwa nyine kugura abakinnyi kuko ntabwo ikipe yabaho nyine idashobora kujya ku isoko cyane ko tubona hari n'imyanya nyine ikipe ya Rayon Sport ikeneye kongeramo abakinnyi. Ese nimwishyura muzaba mukureweho ibihano? Hari inzira yindi mu buryo bw'amategeko FIFA yakoresha mu kuborohereza wenda mwishyuye mbere
y'ukwezi kwa mbere wenda bakaba bakuraho ibihano cyangwa uko byamera kose niyo mwakwishyura ibihano birahara barebe bamenye yuko umwaka utaha mutazagura abakinnyi n'ibyo bibiri. Reka ngusubize mubere ku Robertinho nkuko tugenda dukemura ibibazo. Robertinho ntabwo yigeze aturega ngo twakoze iki n'iki. Robertinho yaregeye imishahara ye, ni imishahara ye tutari twakamuhaye nkuko nasanze muri ekipe. Urumva no kugenda umuntu asubiza ibibazo basanze harimo amezi agera kuri 4 urumva no kugenda dukemura ibibazo nkuko nanjye wansimbura ashobora gusanga ari ibibazo mfite. Mbaze rero ntange umucyo ku cya Robertinho nta bindi bihano bindi ahubwo ni amafaranga yaregeye y'imishahara ye. Kugenda dukemura ibibazo. Icya Fahami ya Lotfi tumaze ukwezi tukigaho, tumaze igihe tukireba, tumaze igihe tugisha inama abanyamategeko batandukanye. Ndibaza ko nta ireri ishobora kubamo aho ngaho, cyane cyane ko harimo itegeko riri clear rivuga ko uruhande rushatse gutandukana n'urundi. So icyo turakora rero ni mbere yo gutandukana, niyo mpamvu ubona twabaje no gukora n'ibi uku kwezi kwa suspension kugira ngo turebe hagati aho ngaho igiteganywa n'iki. Nibaza ko nta bandi bantu dufite ibirego byabashije Robertinho na Jaro, kandi duteganya ko mu kwa mbere tuzaba twamaze kubikemura. Ndibaza ko ari ibyo ngibyo. Perezida, ekipe ya Rayon Sports muyibayemo igihe, imara igihe kinini mu itangazamakuru ivugamo ibibazo by'amafaranga, kwishyura abatishyuwe binahenze cyane. Twasubira inyuma tukaba muri Rayon Sports yabaye successful, ni Rayon Sports yubakiye ku bakinnyi b'abanyarwanda bavuye mu ma ekipe matoya. Mu miyoborere yanyu muteganya iki mu kugira ngo mukemure iki kibazo mu buryo burambye? Murateganya gufata abana b'abanyarwanda batoya mukabazana umutoza mukihangana, kuko no mu gihe mutihanganye mumaze imyaka 6 nta gikombe? Murateganya gukora ekipe ishingiye ku bakinnyi bakiri batoya mukabiha igihe mukareka gutanga amafaranga menshi ku isoko bidatanga n'umusaruro binabahanisha? Gushaka gusimbuka neza ngarabanza gasubira inyuma. Ubu ikintu twibanzemo cyane ni ukureba ekipe kugira ngo ikomeze ijye mu murongo wayo uko yari imeze, tugenda dukemura ibibazo bishobora gutuma yajya mu murongo utari mwiza. Hanyuma icya kabiri ni gutunganya amategeko arambye, gutunganya stati igendanye n'itegeko rya RGB, gushyiraho reglement d'ordre intérieur, gukora manuel de procédure no gushyira amategeko ya discipline. Ivyo rero tumara kubirangiza, ndibaza ko tuzaba dusa naho dutanze umurongo mwiza uzatuma Rayon Sports igenda, kuko ndibaza ko Rayon Sports imaze igihe harimo ibyo bintu biri aho ngaho. Numva nifuza ko twatanga umurongo w'amategeko ariko tutibagiwe na ekipe. Aho niho ndimo kujyana. Ndibaza ko nyuma ko mu kwa mbere tumaze gutanga umucyo, icyo gihe nibwo tuzishyira tukavuga none reka dutanga umurongo wa Rayon Sports muzima. Perezida, ubwo muheruka muri Radio Rwanda mwavuze ko hari abatoza mwari murimo kuganira bashobora kuvamo umutoza uzasimbura Fahami ya Lotfi nk'umutoza mukuru, cyane ko Feruzi n'undi yari yaje nk'umutoza wungirije. Mu bantu banenga cyane imiyoborere yanyu, mugomba kuba mubyumva, bagaruka ku kuba Rayon Sports ubwo yatandukanaga na Robertinho yarakoranye n'umutoza wungirije ari we Rwaka, bigatuma wenda ngo iburi igikombe kubera iyo mpamvu. Bakanagaruka bati none nino nshuro Steve hari umutoza waje afite profile yo kumutoza wungirije, ubu yabaye umutoza mukuru. Ese azakomeza ko umutoza mukuru cyangwa murateganya kuzana undi mutoza? Azakomeza ko umutoza mukuru. Nakubwiye ngo kugeza ubu byumvikane neza, iyi interval iri hagati y'ukwezi igihe tumwirukana kuva mu kwa 10 kugeza umunsi mu kwa 11. Yego. Ntabwo twari twemereye kwangaja undi mutoza. Yego. Kuko uriya yarakiri mu mwanya we. Yego. Ni ukuvuga rero nyuma y'uyu munsi nibwo dushobora kuvuga ngo noneho tugiye kwangaja undi mutoza. Muririmo nshaka gutanga umucyo none nuko Haruna Feruzi we ntabwo ari umutoza wa mbere. Yego. Oya, turashaka umutoza wa mbere. Eke. Kandi vuba. Ariko twari dutegereje igihe cy'ukwezi kugira ngo tubanze mu rwego rw'amategeko tubanze turangize. Ntabwo twari buza n'umutoza kandi hakiri undi gifite amasezerano. Birumvikana mu buryo bw'amategeko. Perezida, murazana Pichu muri iki gihe, cyane ko abantu bavuga yuko Sefu yagaragaje intege nke kuri match ya derby. Zandani zinambwira yuko mu nama mwakoranye n'umutoza Haruna Feruzi nawe yagaragaje ko hari imyanya rwose abonaga abakinnyi batari kwitwara neza. Iriya nama mwari kumwe na Sadati hano za Remera. Ese murongeramo abakinnyi nka Pichu, bimeze bite? Abareyo bategereze ko hari amasura make babona vuba cyane muri ekipe?
waretse ikintu cyo gushaka kongeramo abakinnyi mu kibuga twaba tukihoreye ubu ngubu ko numva kiracyafite porosantaje ziri hasi katubanza dukemura ibyo bibazo kandi ndashaka ko dushaka noneho abasikawuti baratangiye bashaka cyane cyane ko uyu munsi noneho bisa naho biri muri porosantaje nyinshi zanjye tubivugisha ukuri so ndashaka rero ko dushaka abasikawuti bareba abakinnyi beza badahenze bijyanye n'amikoro ya Rayon Sport rero kugira ngo ngire icyo mvuga ku bakinnyi tuzazana ngo runaka oya ntabwo uyu munsi mfite right zo kubivugaho. Ese perezida rwa rufaranga rwa kafu rwabagezeho nase kafu irambura ntabwo yambura ariko wenda kuhagera nayo n'indi nkuru wenda yaraje akemura ibibazo bihari bimwe na bimwe abafashe twakiriye Singida mu Rwanda tujya iwabo twagiye mu ndege twakoresheje amahoteli twakoze akazi kenshi gakomeye ibyo byose kandi ayo mafaranga rega kafu niyo ivuze ngo itanze wenda ibihumbi 50 cyangwa $100 ni ukuvuga ngo ikavuga ngo aya mafaranga azagarukira wenda ku ikipe izavamo bwa mbere cyangwa izagera mu matsinda ni ukuvuga ngo ibifite uko yabaze neza kuko bagutegeka n'abakinnyi ko bazaryama muri hoteli ifite inyenyeri zinga ibintu nk'ibi baba babibaza iyo ugerageze kukamura usagura udufaranga tutari twinshi yaraje yarakoreshejwe muravuga yuko ubwo yaje agakoreshwa nyine n'ubundi muri yaje gukoreshwa ibyo agomba ibyo abantu bari bayategereje ubwo ni ibyo nyine kuko hari abantu bavuga bati wenda naza azakemura ibyo bibazo by'abatoza n'abandi barezereyo hanyuma ibyo bigakemurwa n'iki muri planning ariko bari mu bisiko muzasohoka perezida bari babizi muri planning harimo ko muzasohoka umukino wa Gicuti na Jamus kwa gatandatu turahari turacyari kureba ikipe tuzakina nayo ntabwo turafata decision ni final. Perezida akanyuma dusoza mwabunanye na Law Firm izabafasha mu gukora stati ya Rayon Sport nshya muonana na Jules Karangwa nawe uzaba ari mu consultant uza iby'amategeko ya sport bimeze gute kuko ni ikibazo gihari bamwe bati stati iri gukorwa ni Tadeyo yiri inyuma gusa n'abantu bakeya bari kumwe nawe ati body ntiyemera cyane ntiyishyigikiye abandi bati reka bisobanuro gato murakoze kumbaza icyo kibazo yego ndagira ngo abarebe bajye bumve inkuru y'imvano imvo yayo yego bareke kumva ibihuha biri aho ngaho umuntu agahaguruka akavuga ngo jewe ngo ntanze ngo miliyoni 30 kibaza izo miliyoni 30 zagiye mu muyaga ntizigira bordero ntizigira iki ibintu ugasanga ni ibintu biri aho ngaho ndagira ngo nibutse abareyo ko mu nama duherukamo mu kwa karindwi inama y'inteko rusange yemeje nikavuge kuri iyo ngingo mwihangane nyivuge nta kibazo yemeje ko ikipe ya Rayon Sport igomba kugira amategeko ayigenga ashingiye ku itegeko rya RGB ryo muri 2024 bavuze bati turafata bashyiraho itsinda rizayobora uwo mushinga wo gushyira amategeko ayo mategeko ni stati kwisanisha n'istati ya RGB ni reglement d'ordre d'intérêt ni amategeko y'umwihariko wacu tureba de procédure imikorere n'imikoranire n'amategeko ya discipline umuntu umva ni amategeko ni ibintu bine turi kumwe so bavuze ngo bashyizeho abantu babiri bava muri board bashyiraho abantu babiri bava muri comité executive bashyiraho n'abantu babiri bava muri fan base baduha igihe cy'ukwezi kitarenze amezi abiri hashize ukwezi uwo mushinga bawuha board kugira ngo izagire gute izagerageze kuko yo ntabwo ibiri mu kazi kenshi natwe bazagerageze kuwugaidinga no kuwuyobora hashize hafi ukwezi n'igice hashize iminsi itarenga ukwezi ntacyo board irakora ngewe rero mfata responsibility nandikira board mbaha karandire mbaha timetable uko bitwa ko dukwiye kubikora ntacyo bakoze so icyo nakoze nuko natangije uwo mushinga tumaze gukora science ebyiri ya mbere twabonanye n'abagomba gukora donc iryo tsinda ya kabiri twatumiye Karangwa tubigiriwemo n'inama na Ferwafa yego ejo bundi mu cyumweru gitaha tuzakora science ya gatatu irimo ko azaduha offre y'amafaranga azakorera uwo mushinga no gutsinya na kontra agatangira
ariko mu mikoranire myiza na Karangwa nk'umuntu nawe uba mu mupira naramubwiye abakora imirongo migari nubwo tutaruzuza izo process zose